Umuremyi Innocent abankorera ubuvuzi bwanjye mu murenge wa Kimisagara akagari k'Amahoro kuri sitasiyo. Ubuvuzi gakondo mubona imiti dukoresha akaba ari iyi ngiyi. Ibyangombwa byacu tukaba dufite ibyangombwa duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima itwemerera gukora umwuga w'ubuvuzi gakondo, kandi nkaba naranabyize muri universite aho nize kuvura mu buryo bwa kizungu ariko bihuza n'uburyo bwa gakondo. Iyi ni ifishe twandikira umurwayi waje kivuzi wacu, aho nkaba ndi n'umushakashatsi mu by'ubuvuzi gakondo, aho nagiye nsora ibitabo byinshi cyane. Muri byo hari iki mubona hano. Mu buvuzi bwanjye gakondo nkora dukoresha imiti myinshi cyane, myinshi itandukanye. Muri yo twahera ku miti tuvuza inzira z'ubuhumekero. Uyu muti tukaba tuwukoresha mu kuvura inzira z'ubuhumekero, aho tuvura asima mu buryo bwimbitse, mu buryo abantu bose babona ko ntawe duha umuti ngo ugira esheke, yaba asima umuntu avukana mu muryango y'akarondasano, yaba na asima allergique, uyu muti dukoresha urayivura. Aha dufite undi muti dukoresha iyo tuvura abantu b'igitsina gore ku ma infection vaginale, aho bawukoresha bivura ibibazo byo bifata mu myanya ndangagitsina yabo. Aha tukagira imiti tuvuza ORH, inzira z'ubuhumekero, aho hano mu muhogo aho dukunda kubona hahurira akanwa, amazuru, amatwi n'iki, hakunda kuzamo indwara nyinshi cyane zikunda kunaniza abavuzi haba mu kizungu cyangwa Kinyarwanda, ariko uyu muti uradufasha tukabivura. Hari umuti tuvuza fièvre typhoïde, ku bantu bafite fièvre typhoïde uyu muti uradufasha cyane kandi abantu barakira ntawe ugira eshek. Tukagira umuti tuvuza indwara z'amaso, aha witwa uwire medicinale, tuvuza amaso ku bantu bafite ibibazo by'amaso, amaso atukura, amaso aryana bakayabyiringiramo. Dufite imiti myinshi cyane, aho dufite umuti witwa antidote naturelle. Iyi antidote naturelle urugero iyi mubona, iyi tuyivuza abantu bafite ibibazo by'amarozi, yaba ayo mu Kinyarwanda twita ko ari amatongerano yakoreshejwe incantation magique. Iyi miti urabivura ku buryo ntawe utunanira igihe twaba tumuhaye umuti. Iyo ni umuti dukoresha iyo tuvura ibibazo bya nyababyeyi ku badamu, tukoresha tuvura indwara zo mu nda. Uyu ukaba umuti tuvuza ibibazo by'amarozi, abantu baba bariye bisabwa kurutswa cyangwa se tuvura bituma. Uyu muti nawo twita purgatif drastique, ukaba atari wo wonyine, ujyana n'uyu wundi, twari ibiri tuyikoresha tuvura amarozi baba bagutamitse ayo uba wariye, ako kanya bihita bikira. Dufite umuti tuvuza impyiko. Uyu ni umuti tuvuza impyiko ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi bw'impyiko mu nzira z'ubuhumekero z'inkari. Uyu ukaba umuti tuvuza indwara zo mu nda. Muri zo habamo indwara z'igifu, indwara zifata inyama nyinshi zo mu nda, impyiko, igifu, uburozi, abantu bituma imatwe. Ni umuti mwiza cyane mu ivuriro ryacu witwa Foudre en poudre, uradufasha cyane kandi uwo tuvuye nta kijya tumugiraho esheke. Uyu nawe ukaba umuti womora mu nda, ukaba umuti uvura ibibyimba muri nyababyeyi ku bantu bafite, ku badamu cyane cyane bafite ibibyimba muri nyababyeyi. Uyu muti niwo dukoresha. Dufite imiti muri yo, tukagira umuti uvura amenyo, dukoresha tuvura amenyo ku bantu bafite ibibazo by'amenyo, ibibazo by'ishinya, ibibazo by'amenyo acukuka. Dufite imiti tuvuza indwara z'uruhu, umuti amavuta twakoze avura indwara zitwaye ibifaranga cyangwa se ibihushi,
n'utundi turwara dufata uruhu. Uyu muti uradufasha cyane kandi ntabwo ujya unanirwa uburwayi nk'ubwo. Uyu ni umuti tuvuza hepatite, tuvuza abantu bafite uburwayi bw'umwijima cyane cyane hepatite B na C. Dufite kandi nyinshi cyane z'abantu twavuye bajyaga bajya gukoresha examen i Kanombe bakagaruka tukabaha imiti bakanazanya ibizamini nyuma ko barangije gukira. Dufite imiti tuvuza indwara ya inzoka za amibe na Ascaris, Auxil na Giardia. Urabona ni G, ariko uyu ni umuti wizewe cyane mu kuvura amibe ku buryo agacupa kamwe kaba gahagije. Tukagira undi muti tuvuza indwara z'umutima, aho tuvura indwara za hypertension, hypotension n'izindi ndwara zifata umutima ku buryo bwizewe cyane. Dufite hano umuti tuvuza allergie, abantu bari ibibazo bya allergie ushobora guturuka nko ku bantu bafata ikintu igihe arya ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa, urugero nk'inyama, barya inyama bagahita bafurutwa, banywa amata bagahita bafurutwa. Uyu muti ukoreshwa inshuro imwe gusa, biba bihagije kugira ngo uwukize ntuzongera kuwukoresha ikindi gihe. Iyo ari ba bandi batabyemera tuzigura hano akagenda aziriye akagenda akize. Dufite indi miti dukoresha tutashyize ahangaha ikiri mu gukorwa. Rero twakanguriraga abantu bose bafite ibibazo by'uburwayi ko badushaka ku nimero ikurikira 078 83 1 79 25. Kuri Tigo ni 072 5 3 3 0 847. Izo nimero zacu ziragaragara ahangaha. Zimwe mu ndwara dukunda kuvura cyane wazibona aha. Ubwo twagiraga ngo tukaba twasabaga abantu bose bafite ibibazo by'umubiri, ibibazo by'uburwayi bufata umubiri ko tugana tukabafasha kandi mu buryo bwizewe. Dukora ubupfumu, dukora ubuvuzi kandi bwa gakondo. Ntabwo mu buvuzi bwacu rero tujya tubukora nk'aho ari ubupfumu cyangwa se ubuvuzi bw'idini ku buryo hari abo tuvana ku byo kurya cyangwa kunywa kugira ngo tubavure. Tuvura abantu mu myemerere yabo kandi ntibituma badakira. Ntawe tuvana ku byo kurya kugira ngo azabone gukira, kuko umuti ni uvura umuntu. Murakoze.